Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi murimo bigiye bitandukanye. Ndagira ngo tugarutse mu makuru abakomeje kugenda atangazwa ku bitangaza makuru bitandukanye. Ni inama ibaye igitaraganya igamije kuba yafata ibyemezo birambye bigomba kuba byahabwa abanyarwanda. Ni inama yateranyemo abazungu ndetse n'abanyamahanga bagiye batandukanye igamije kuba yafata ibyemezo bigomba kuba byahabwa abaturarwanda. Ndagira ngo mbyukuri muri iyi minsi hari ibibazo bikomeza kugenda bigaragaza kwizamuka ry'ibiciro bikomeza kugira byumvikana ko kuri mituweli izamuka ry'ibiciro ryarazamutse ndetse no ku biryo byarazamutse ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye harakomeza kugenda hagaragazwa izamuka riteye ubwoba cyane. Ibyakomeje kugenda bifatirwa muri inama yakomeje kugenda iteranya abanyamahanga bagiye batandukanye bagomba kuba bakiga ku bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda. Byose ndagira ngo bibagezeho gatanu kandi ariko kandi nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'inama igamije kuba yareba uko mu byukuri ubukungu bw'izamuka ry'ibiciro bwaza kuba bwagabanuka. Ni inama ya minisitiri yatenye ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 2024. Nakomeje kugenda bigaragazwa nakomeje kugenda bona inyandiko zakomeje kugenda zandikwa ku bitangazamakuru bitandukanye biragaragazwa ko izamuka ry'ibiciro ryabaye izamuka ry'ibiciro bikomeje kugenda byumvikana ko gaze zaje kuba zahenda. Ibiro bitanu byaguraga ibihumbi 10 byumvikanye ko byukuri byazamutse bikagera kuri 15. Iryaguraga mu byukuri ibihumbi 20 ryageze ku bihumbi 30. Birumvikana ko n'ahandi hagiye hatandukanye izamuka ry'ibiciro rirakomeza kugenda rifata n'intera iteye ubwoba cyane. Ariko abanyarwanda bari bamaze iminsi bavuga ku izamuka ry'amafaranga ya mituweli yaramaze iminsi yazamutse cyane, ariko kandi amafaranga ya mituweli ntabwo ariyo ari kuvugwaho kuri aka kanya, uretse ko abanyarwanda ubu ngubu bahanganye n'ikibazo cy'inzara ishobora kuzagaragara mu Rwanda bitewe n'uko akomeza kugenda humvikana ko intambara ziri kubera muri Iran ndetse na Ukraine ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryakomeje kugera riteza impagarara ndetse no kwisi hirya no hino harakomeza kugenda hagaragara izamuka ry'ibiciro rihambaye cyane. Si mu Rwanda gusa no kwisi hirya no hino harakomeza kugenda hagaragazwa izamuka ry'ibiciro kubikomoka kuri petrol ndetse na gaze. Abamotari ndetse n'abashoferi barakomeza kugenda bagaragaza ko bari guhura n'ibibazo bike bitandukanye. Byose ndagira ngo tubireberamwe ko byakomeje kugenda bigaragazwa kugeza kuri aka kanya. Reka nguhereze ikaze. Nibyo koko ubuzima bwawe bwamaze kujya mu kangaratete bitewe n'uko warozwe indwara z'amarozi zidakira, ugerageza kwivuza biranga burundu. Nta muganga n'umwe utigeze ushakiraho umuti ushaka gukira izi ndwara z'ibirozi warozwe bidakira, ariko byaranze burundu. Ngiye kukurangira umuganga umwe usigaye ku isi wizewe uvura izi ndwara z'amarozi akazitsemba burundu ku buzima bwawe. Uyu muganga avura indwara zananiranye ku marozi zidakira, bamwita Dr Pembe, akorera ku ijwi muri Kongo. Aho waba uri hose nkwibutsa ko umuti yawukugezaho. Ushaka gukira izi ndwara z'amarozi warozwe ariko zikaba zaranze gukira, tugane kuri +24 38 Dr Pembe, umwami w'abaganga. Ni mu gihe kandi byemejwe n'urwego rwa RURA rufatikanyije n'igihugu cy'u Rwanda, hagaragazwa ko litiro ya essence itagomba kurenga amafaranga y'u Rwanda agera ku bihumbi 2303. Ibi kandi bivuga ko agomba kuba yagura litiro bitagomba kuba byajya munsi cyangwa se ngo bijye hejuru. Byumvikane ko uzafatwa yazamuye izamuka rya essence akarenza kuri litiro by'umwariko amafaranga agera ku 2303 azajya ahanwa by'intangarugero. Ni mu gihe kandi mazitu byumvikana ko atagomba kuba yarenga ku bihumbi 2205 kuri litiro gusa. Byumvikane ko uzazamura ahangaha azaba ashaka urundi. Byumvikana ko nuza kuba wazamura ukarenza ahangaha uzaba uri kuba wasonga abanyarwanda muri rusange, nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa ku bikomeza kugenda bitangazwa n'urwego rwa RURA mu gihugu cy'u Rwanda ku itangazo ryasohotse. Birakomeza kugenda byumvikana ko nubwo essence yazamutse biraza kuba byatuma bamwe mu baturarwanda bakora ingendo birubuze kuba byabagura cyane cyangwa se amafaranga ari buze kuba yazamuka cyane. Mu gihe kandi Leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza ko irimo gushaka ibirambye kugira ngo byukuri abaturage bataza kuba bakigaragambya cyangwa se bagaragaze n'izindi reaction zitari nziza, dore ko abanyarwanda baza kuba babona ibiciro bizamutse bakabishira kuri Leta. Ibi kandi bikagaragazwa ko Leta ikomeza kugenda ihumuriza abaturarwanda babwira ko irimo kuba yashaka mu byukuri icyatuma bari buze kuba babaho neza ndetse kandi bitabangamiye. Ndagira ngo mu byukuri nubwo essence yazamutse ndetse n'amazitu akazamuka biraza kuba byakumvikana ko ingendo nazo ziri buze kuba zakiyongera. Reka turebe ese ikilometero
kimwe kirajya kishyurwa angahe. Ariko kandi nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa leta y'u Rwanda yakomeje kugenda irwanira ishyaka abaturage b'u Rwanda ifatikanyije na RURA bitewe n'imisoro ikomeza kugenda isorwa n'ibinyabiziga bikorera mu muhanda wo ku butaka. Nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa ikilometero cyo mu mujyi wa Kigali cyangwa se cy'abakora ingendo mu mujyi wa Kigali n'abakora mu ntara ntabwo biri buze kuba byanganya ibiciro. Ibi kandi biraza kuba byagaragaza leta y'u Rwanda ko ikomeje kugenda irwanira ishyaka umuturage wayo. Umujyi wa Kigali nkuko bitangazwa ikilometero kimwe kirajya kigenderwa amafaranga agera kuri 59 n'ibice 28 by'amafaranga y'u Rwanda ku mugenzi ku kilometero kimwe gusa. Ni muke kandi mu ntara ho byumvikana ko uyu muturage azajya agendera ikilometero kimwe akishyura amafaranga 41 n'ibice 58 ku mafaranga y'u Rwanda ku kilometero kimwe. Uyu nguyu ni umugenzi ujya mu ntara nkuko kandi bikomeza kugenda bitangazwa n'igihugu cy'u Rwanda ku bufatanye bwa RURA ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, turi kumwe na RSSB, tukaba turi kumwe na RURA ndetse tukaba turi kumwe na Rwanda Media Info. Komeza agashinge kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru abakomeza kugenda atangazwa. Twibanda ku mibereho myiza y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibikomeza kugenda bitangazwa kuri guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ko byakomeje kugenda bigaragazwa. Tukaba turi kumwe na muganga Pembe nkuko nakomeje kugenda bibabwira n'umufatanya bikorwa wacu ubugira ngo muzukuri tubagezeho amakuru meza. Dr Pembe ni umuganga ukorera kwijwi muri Kongo. Nyaboneka wifuza kuba wamugana akaba yakuvura ku ndwara z'amarozi zitakira warozwe mu byukuri nimero niyongere kadukomeze n'andi makuru abakomeje kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko kwizamuka y'ibiciro byakomeje kugenda rifata n'intera ndetse no kwisi ryo hino harakomeza kugenda hagaragazwa ingaruka ry'izamuka ry'ibiciro bitewe n'intambara zikomeje kugenda zigaragara mu Burasirazuba bwo hagati. Ndagira ngo nkuko byakomeje kugira bigaragazwa yego izamuka ry'ibiciro kuri petrol ndetse no kuri essence ryakomeje kugira rizamuka, ariko kandi abaturage bo ntabwo ari ibyo bari kuba bareba, kuko nuza kuba wareba abatega cyangwa se abakora ingendo yego zahagarara, ariko kurya byo ni ikindi kibazo kigomba kuba cyakigwaho neza na leta y'u Rwanda. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza mu gihe kiri guhangana n'ibibazo bikomeza kugira biterwa n'intambara igaragara mu Burasirazuba bwo hagati, irasaba abaturarwanda gukoresha made in Rwanda cyangwa se gukoresha ibituruka mu gihugu mw'imbere mu ndani mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nuza kuba wareba u Rwanda ni igihugu gikomeje kugenda kiteza imbere, kandi mu by'ukuri ukabona ko abanyarwanda batuje ntibaze ko bagaragaza panicment, mu by'ukuri baze kuba bakoresha bimwe mu bituruka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se made in Rwanda, biraza kuba byatuma bari buze kuba babaho neza badateze ku bituruka mu by'ukuri ku banyamahanga cyangwa se export. Byose kandi biraza kuba byabafasha ko kandi abanyarwanda bamaranye iminsi ikibazo gikomeye cyane gikomeza kugenda kigaragara ko nubwo ibi byose mu by'ukuri biri kuba byazamuka atari ikibazo gikomeye cyane. Bagaragaza ubwisungane mu kwivuza, mu by'ukuri harakomeza kugenda hagaragara izamuka ry'amafaranga ya mituweli, ni ikibazo kimaze iminsi kivugwa mu Rwanda kitarakemuka. Uti n'ibiciro mu by'ukuri by'ibiribwa bigomba kuba byazamuka, harimo ikibazo gikomeye cyane gikomeza kugira kigaragazwa ko abanyarwanda mugomba kuba mwakitondera. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda ikirimo gushaka ibyemezo birambye igomba kuba yahereza abanyarwanda, iragaragaza ko mu gihe ibiciro bikizamuka ku isoko ry'umurimo hagomba kuba hafatwa izindi ngamba zo kuba bagabanyiriza bamwe mu bacuruzi, ndetse kandi abacuruzi ntibaje kuba bahenda mu by'ukuri ababagana cyangwa se bamwe mu bakiriya babo. Ariko kandi leta y'u Rwanda ikomeza kugenda yihanangiriza ikongera ikavuga uti nyaboneka mucuruzi ukora mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ukaza kuba wafatwa uri kuzamura ibiciro bitashyizweho na leta, ahangaha leta niza kuba yagufatiraza kuba yagukanda cyane, kuko uzaba mu by'ukuri uri kuba wakandamiza abaturarwanda, ubasha kuba wabakinira ku mubyimba w'ibiciro bikomeje kugenda bizamuka. Ariko uyu mwaka wo ni umwaka ukomeje kugenda mu by'ukuri ugaragaza reaction zitari nziza, kuko uyu mwaka wa 2026 n'umwaka mubi cyane nza kuba navuga muri season z'ibihembwe byose. Uraza kuba wabona ko harakomeza kugenda hagaragara izamuka ry'ibiciro bigiye bitandukanye, navuga ku bwisungane mu kwivuza, ku biribwa pito, mazitu ndetse na essence, birakomeza kugenda byumvikana ko ari izamuka gusa uyu mwaka ukomeje kugenda utuzanira, ndetse kandi ubona ko ari umwaka w'inzara cyangwa se kutihaza kwituruka kuri petrol by'umwihariko ku isi hirya no hino hagiye atandukanye. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, dore ko abanyarwanda mwumva nabi mushobora kuba mwakumva uti ibiciro byazamutse kuri petrol, ingendo zahenze ku cy'u Rwanda ngo rutari kutwitaho, benshi ugasanga mu by'ukuri baragaragaza reaction zimeze gutya. Ariko kandi ntabwo ari u Rwanda gusa, ni ikibazo gihanganye n'isi bitewe n'intambara imaze amezi agera kuri 2 ibera mu Burasirazuba bwo hagati. Mu gihe kandi bikimeze gutya, abanyarwanda murasabwa kuba mwafatanya na leta y'u Rwanda kugira ngo mu by'ukuri mubashe kuba mwahashya bimwe
mu bikomoka kuri peteroli ndetse kandi bamwe mu Rwanda bakomeje kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda mu by'ukuri igomeje kugenda ibabera umubyeyi ukomeye cyane muri ibi bibazo bikomeje